twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze kuri Mukerarugendo TV. Turabashimira uko mukomeje kutugaragariza ko mutwitayeho mu biganiro byacu. Muri aka kanya, kubera ko abakunzi ba Mukerarugendo TV bakomeje kubidusaba, tugiye kubagezaho amakuru arebana n'imyidagaduro avuga kuri bamwe mu bahanzi b'abanyarwandakazi bakanyujijeho mu myaka yo hambere. Abanyempano b'abari n'abategarugori muri muzika y'u Rwanda batanze umusanzu wabo mu buhanzi bw'indirimbo. Hari bamwe bakiriho, hari n'abandi batabarutse. Ku rutonde rwabo usanga abenshi muri bo bari abahanzikazi bamaze igihe kinini mu mahanga aho bari barahungiye. Duhere ku bahanzikazi 9 batangiye kwamamara ubwo babarizwaga hanze y'u Rwanda. Uwo dutangiriyeho ni ukuvuga kuri nimero ya mbere, ni umuhanzikazi w'igihangange Cecile Kayirebwa. Yamamaye mu ndirimbo zinyuranye zakunzwe na benshi. Uyu mubyeyi w'imyaka 78 azwi mu ndirimbo nyinshi za gakondo nka Tarihinda, Urusamaza, Umutware n'izindi nyinshi cyane. Yakoze ibitaramo bikomeye mu Bubiligi, mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Ikindi tumwibukiraho ni uko uyu mubyeyi w'ijwi rihogoza yigeze kuyobora itorero ryitwaga Amarebe n'Imena. Kuri nimero ya kabiri ku rutonde rw'aba bahanzikazi bamamaye aho bari barahungiye mu mahanga turahasanga Suzana Nyiranyamibwa. Ku myaka ya 82 Nyiranyamibwa aracyahanga indirimbo zishingiye ku muco gakondo w'u Rwanda. Yabaye igihe kinini mu Bubiligi aho yari yarahungiye, ariko muri iki gihe yaratahutse akaba atuye mu Rwanda. Azwi mu ndirimbo nyinshi kandi nziza zirimo Telefoni, Ibuka, Ayo ni Amavubi n'izindi nyinshi. Kunda mwiza wanjye, nkunda kumwembi kunda, ubuzuye ruserera, rusegure ndatemba, umuhanzikazi wa gatatu tugezeho ni ikirangirire Florida Uwera. Ababyeyi naje asanga mwihindeba n'igishyika, mwigarurire ikiniga, nari maze kukinesha. Florida Uwera afatwa nk'umwe mu banyarwandakazi bafite ijwi ryiza ryo guhogoza. Uyu muhanzikazi ufite imyaka 89 y'amavuko ni umukobwa wa Rwigemera murumuna w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Azwi mu ndirimbo nziza nk'iyitwa Mbahoze Nte, Imyoma, Inzovu n'izindi. Mbahoze Nte, Tugeze ku muhanzikazi wa 4 mu bakanyujijeho mu mateka ya muzika mu Rwanda. Uwo ni nyakwigendera Annonciata Mutamuriza witabye Imana mu mwaka w'1996 afite imyaka 42. Annonciata Mutamuriza indirimbo nyinshi yazihimbiye mu gihugu cy'u Burundi aho umuryango we wari warahungiye. Azwi mu ndirimbo nyinshi kandi nziza zirimo Kundugukunda, Naraye Ndose, Sinakwanze na Kamariza yamwitiriwe. Hari kandi indirimbo yahimbye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi zirimo nk'iyitwa Humura Rwanda.
urutonde rwacu ruriho abahanzikazi bakanyujijeho, turukomereje ku mwanya wa 5 uriho Fofo Nyiratunga. Nyiriro mbanza kugirehe ntewe ganyiriro mwana wa mama ntugire fatizo yaje mu ndege. Uyu muhanzi yabaye igihe kinini mu gihugu cy'Ububiligi. Mu ndirimbo nyinshi yahimbye, izamenyekanye cyane ni Igicumbi, Bisangwa na Cyanyiriromba. Ngo kirashaka umutera karamu mucinya rukweto umusore umanutse kamiliteri yaje mu ndege. Ku mwanya wa 6 w'aba bahanzikazi bakanyujijeho muri muzika nyarwanda ya kera, turahasanga nyakwigendera Jeanne d'Arc Karigirwa. Yitabye Imana mu mwaka w'1998 ku myaka 56. Mu bashinze itorero Isamaza mu gihugu cy'Ububiligi, akaba yari umwanditsi ukomeye w'indirimbo. Muzo yahimbye zamenyekanye cyane harimo Gira Ubuntu, Indege Irahinda na Turaje. Turaje tuni musase mugani, turaje barigire kirageze. Turakataje ku rutonde rwacu rw'abahanzikazi bakanyujijeho muri muzika ya kera, twibanda ku bahanzikazi babaga mu bihugu by'amahanga aho bari barahungiye. Ku mwanya wa 7 turahasanga Marie Jeanne Mukankuranga, uzwi cyane ku mazina ya Mariya Yohana. Afite imyaka 82 y'amavuko. Mu ndirimbo ze zamamaye twavuga Nyibutsa Nkwibutse, Urwa Gasabo, Ntera Ijwi Hejuru, Intsinzi n'izindi. Ntawe tubasiganya, ntawe tuzabaharira, nitwe nabo iteka ryose. Ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abahanzikazi bakanyujijeho muri muzika nyarwanda, turahasanga uwitwa Annonciata Gatera. Gira umunsi nkumbura nagize igitego n'uwo twahuriyeho tutabisezeranye. Azwi mu ndirimbo zinyuranye zirimo iyo mu njyana ya zuku yitwa Inzozi yatumye yamamara cyane. Ubundi amazina ye y'ubuhanzi ni Ani Gatera. Nibuka ya ndoro, nibuka ya nseko, nibuka kakajambo wambwiye turi mu bandi. Tugeze ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abahanzikazi bakanyujijeho muri muzika nyarwanda ya kera, aho twibanze ku bakoreraga muzika yabo mu mahanga mu bihugu bari barahungiyemo. Kuri uwo mwanya wa 9 rero turahasanga Fanny Umwari. Amazina ye nyakuri ni Epifania Umwari. Uyu mutegarugori ni umufasha w'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Albert Rudatsimburwa. Mu ndirimbo Fanny Umwari yahimbye, izwi cyane ni yitwa Ibyiza by'u Rwanda. Ibibaya n'ikini nyange ku mugoroba inyana zitashema. Muri make, aba nibo bahanzikazi b'imena mu bateje muzika nyarwanda imbere, kabone n'ubwo bari mu buhungiro mu bihugu by'amahanga. Aba kandi bagize uruhare mu gushinga amatorero yabaga yiganjemo abantu b'igitsina gore nk'Isamaza, Indahemuka, Abatangampundu, Amarebe n'Imena n'ayandi. Ntitwapfundikira uru rutonde ariko tudakomoje ku muhanzikazi Gertrude Mupfasoni.
dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Uyu mubyeyi watangiye muzika akiri muto mu mashuri yisumbuye mu Rwanda yaje kujya mu mahanga aho yamenyekanye cyane mu ndirimbo y'amateka yise Mon Pays Natal. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Gertrude Mupfasoni yagiye akora imirimo inyuranye irimo n'iy'ubuyobozi. Dukomereje noneho ku rutonde rugufi rw'abahanzikazi b'Abanyarwanda babaga mu gihugu mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Muri rusange, umubare w'abahanzi ba muzika b'igitsina gore baririmba ku giti cyabo babaga mu gihugu wari uri hasi ugereranyije n'ababaga mu mahanga aho bari barahungiye. Ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abahanzikazi babaga mu gihugu imbere turahasanga Agnes Uwimbabazi. Yahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Yakundaga kuririmbana n'umugabo we nyakwigendera Bizimungu Dieudonné. Yibukirwa ku ndirimbo zisingiza Bikira Mariya nka Dore Umubyeyi, Mariya Mwiza, Inyange Ibarusha Kwera, Ngwino Mariya n'izindi. Ngwino w'umubanyishi, ngwino tukurate, ngwino tugushimire ibyiza uduha, ngwino w'umubyeyi Mariya, ngwino Mariya, ngwino Mariya. Agnes Uwimbabazi kandi yaririmbye indirimbo zo mu buzima busanzwe nk'izitwa Imbabazi Twese, Akanyange, Ibango ry'Ibanga n'izindi. Uyu mubyeyi Agnes Uwimbabazi yari afite ijwi riteye ubwuzu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Francine Mukarutesi. Yari umufasha w'undi muhanzi witwaga Ntawirusha Intege ariwe bitaga Oncle Ntage waririmbaga muri Orchestre Nyampinga. Mu ndirimbo za Francine Mukarutesi twavuga iyitwa Ndahukanye, Umuhungu w'Umusirimu n'izindi. Umuhungu umusirimu yanda yaranyitegereza, umuhungu umusirimu arongera aranyitegereza, umuhungu umusirimu ateze ko mbona unyuze nyabusa wijyanire shenge amamodoka n'ijana n'amagorofa ijana. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'aba bahanzi babaga mu gihugu mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane turahasanga nyakwigendera Anne Marie Mukamulisa. Narakubonye nyurwa ndatinze, witegereje mbona urajimije, nagutega amatwi ngasusuruka, iby'umususu bikagenda nka nyomberi. Yitabye Imana mu mwaka wa 2015. Yari umufasha wa nyakwigendera Andrea Sebanani, nawe wari umuhanzi ukomeye wa muzika n'umuhanga mu gukina ikinamico. Mu ndirimbo za Anne Marie Mukamulisa twavuga Susuruka yaririmbanye n'umugabo we na Uracyariho yahimbiye Sebanani amwifuriza iruhuko ridashira nyuma y'uko yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi.
urutonde rwacu rw'abahanzikazi babaga mu Rwanda mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane rurakomeje. Tugeze ku mwanya wa 4 dusangaho umuhanzikazi Chantal Kayitesi. wasanze nimereye neza yigisha iwacu muri komini ukaza wimejeje neza n'ababi Kigali nibo bariho. Uyu muhanzikazi yaririmbanaga rimwe na rimwe na nyakwigendera Augustin Mwitenawe. Indirimbo Umwari wanze umwarimu yanditswe na Mwitenawe ari kuririmbwa na Kayitesi Chantal. Kuri aba bahanzi twakongeraho abaririmbyi bo mu makorari atandukanye, abaririmbaga mu matorero nk'urukerereza, indangamirwa, amasimbi n'amakombe, orchestre abamararungu, inkumburwa n'izindi. Twavuga kandi Sophia Nzayisenga, umucuranzi w'inanga wabikomoye kuri se Thomas Kirusu. Ntitwakwibagirwa kandi umukecuru Generoza Mukanyindo wacurangaga urutaro. Dukomeze tubashimire umwanya wanyu mwafashe ngo mudukurikire, tubizeza ko amakuru nk'ay'imyidagaduro azajya bageraho umunsi ku munsi. Mubane n'Imana, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.